Abana mukunda Agasobanuye kurukundo, uyu munsi nakabazaniye ndetse iyi ni episode ya mbere, tuzabana nayo igihe kirekire kandi aka gafilime ni keza cyane. Ni uku nguku tugatangiye, umunyeshuri aje ku ishuri, umwana w'umukobwa umeze neza cyane uri no guseka. Nakubwiye ngo tugitangiye gutya, uyu munyeshuri ageze hano asanga hari abandi benshi bamutegereje, maze abarangije bahita bavuga ati Rusi twari tugutegereje, nari ngutegereje. Ku ruhande rumwe hari umuhungu umutegereje no ku rundi hari umutegereje. Barakwereka aba bahungu bombi ahise baza mu tubati batangira gukurayo impano. Ukurikire filime witonze. Umwe atangira kumubwira ati nifuza yuko wambera girlfriend, undi nawe atangira kuvuga ati nanjye niko bimeze, ati Rusi ndamukunda. Ukurikire filime witonze. Aba basore bose batangira kurwana bari kuvuga ati Rusi ni njyewe umukunda, ni njyewe ugomba kuba girlfriend we. Maze Rusi aramubwira ati muceceke mwese. Aravuga ati ndabashimiye cyane yuko mwanteguriye impano, atariko nimwihangane nta numwe nabera girlfriend muri mwebwe. Ukurikire aba basore bose bahise bacika intege, maze batangira kuvuga ati Rusi kuki wabidukora. Barakwereka hari undi musore waje ahita abahirika ndetse n'impano zabo zirwa hasi nyagasani, ndetse bisa nkaho uyu musore yababitsemo ubwoba. Aba basore buri wese yaguye ukwe aba bantu uko ari babiri bari baje guporopoza. Ubwo uyu musore akiri aha ngaha hari undi waje amuturuka inyuma, noneho bisa nkaho amurenzeho. Bamwita nde? Uyu nguyu ngo bamwita Brada. Ukurikire filime witonze. Maze uyu musore aza ari guseka ndetse ari gusekera uyu mukobwa Rusi. Aba ngaba bahita bigirira n'ubwoba bariyirukira n'impano zabo bazisiga aha ngaha. Barakwereka uyu musore yatangiye gukandagira impano z'aba basore, arazikandagira. Ubwo uyu mukobwa ari kumwitegereza arangije azitera n'umugeri. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu musore arangije ahita asatira aka gakobwa ahantu kari kibereye ka Rusi, atangira kukitegereza gutya kandi ariko ko kari kifitiye n'ubwoba ka Rusi disi. Iki gihungu cyatangiye gufata uyu mukobwa intoki ze nyagasani. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa yigirira n'ubwoba, maze iki gisore kiramwakura ati Rusi wambera girlfriend. Ukurikire maze uyu mukobwa atavuga ati ndekura, aravuga ati njye nta nubwo ngukunda na rimwe, ntago mbakunda, nta n'umuntu n'umwe nkunda muri mwebwe. Aravuga ati rero kubwo mpamvu mva impande. Ukurikire filime witonze. Iki gisore kibona kiri kumwara gihita kibizanamo n'akantu k'uburakari. Ubwo ako kanya ku ishuri bahise basona, bahise bakubita ku nzogera kugira ngo baje mu ishuri. Ubwo Rusi yahise agihirika, nuko nguko yagikize. Iki gisore kirabona yuko kiba gifite n'ababodyguard. Ubwo Rusi yaraje yiyinjirira mu ishuri arabyirengagiza. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Nakubwiye ngo episode yacu nuko tuyitangiye. Ubwo iki gisore aba basigaye hano bari kugihumuriza, bari kukibwira ati umeze neza brother, ati tuza. Maze iki gisore kirangije kirababwira ati ni muwe muretse mbabwire, ati icyo gukora ndakimenye, narangiza uriya mukobwa nkamwigarurira, ati kuko ndamukunda. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Barakwereka Rusi we yari yiyiziye mu ishuri, yari yabyihoreye biriya bisore byari bishaka kumutesha umutwe. Mwa bakobwa mwe muri kureba iyi filime, namwe ibisore biri kubatesha umutwe, ni mu byihorere, ni mu byirengagize. Ubwo Rusi yaje hano atangira kuvuga ati mbega umunsi mubi, mbega ukuntu umunsi umbereye mubi. Arangije yicara hano aravuga ati reka ntegereze mwarimu. Ubwo barakwereka ako kanya mwarimu w'aba banyeshuri yaraje arababwira ati mwaramutse neza, ati ndabasuhuje. Ubwo barakwereka uyu mukobwa nawe yarari aha ngaha, maze uyu mwarimu arababwira ati rero kubw'iyo mpamvu mwa banyeshuri mwe ngiye kubazanira undi munyeshuri mugenzi wanyu muzajya mufatanya kwiga. Ukurikire. Maze uyu mwarimu ahita avuga ati injira Simon. Ukurikire. Aramubwira ati Simon injira. Maze uyu mukobwa aravuga ati oh my god, batuzaniye undi munyeshuri noneho w'umuhungu. Ubwo uyu munyeshuri ahita yinjira. Uyu munyeshuri ntumwibagirwe bamwita Simon. Ubwo uyu munyeshuri akinjira, abo ngabo batangira kumwitegereza neza gutya. Uyu munyeshuri aravuga ati ndabasuhuje nanjye.
maze uyu munyeshuri yitegereje uriya mukobwa Rusi neza, hari akantu yamwitegerejeho, ndetse n'uyu mukobwa baritegerezanya bose. Uyu mukobwa hari agakufe yari yambaye. Ukurikire filime witonze. Aka gakufe yitegereje neza, arebye n'uriya musore abona nawe arakambaye. Uyu musore Simoni ndetse n'uriya mukobwa Rusi, ese aba banyeshuri wakwibwira ngo bazi hehe? Maze uyu munyeshuri ahita avuga ati Rusi, ubwo reka bakwereke bagusubiza inyuma gatoya mu myaka yashize. Uyu musore Simoni ndetse n'uyu mukobwa Rusi bakiri abana batoya bari kwiga guteranya imibare. Uyu musore ari gusobanurira uyu mukobwa, ari kumubwira ati 10 guteranya 10 bibyara 20. Maze uyu mukobwa akavuga ati urakoze Simoni, urakoze kunsobanurira. Ahangaha niho bari bicaye. Bakiri ahangaha barakwereka papa wa Simoni yaraje, arababwira ati Simoni, ati tugiye kuba twakimuka, ati kandi tugiye kugenda aka kanya. Ukurikire. Ubwo uyu musore uyu mwana ibi bintu byaramutunguye cyane, ndetse n'uyu mukobwa bari kumwe. Musore aravuga ati Rusi, ati nukuri ko Imana nzagukumbura, ati sinzi niba nzabasha kubaho ntagufite, ati ariko reka nguhe aka gift, reka nguhe agakufe, nibura wenda uzakanyibukiraho. Ubwo barakwereka uyu muhungu Simoni yakuyeho udukufe 2, arangije kamwe ahita agahereza uyu mukobwa, maze aramubwira ati Rusi, agakufe uzakanyibukireho, ati kandi umunsi uzaba ukambaye uzamenye yuko njye ndi kumwe nawe. Barakwereka uyu musore yambaye kano gakufe, ndetse n'uyu mukobwa arakambara. Nicyo cyiza cyo kugira inshuti ukiri umwana, iyo ukuze mugahuza iyo nshuti irakwibuka. Maze uyu musore aravuga ati Rusi, ati ngiye kuba nagenda, atariko iyo mpano yanjye uzayizirikane, uzajye wibuka yuko wigeze guhura nanjye mu gihe icyo ari cyo cyose uzaba ugiye gukundana n'abandi bantu, uzajye wibuka yuko twamenyanye. Maze uyu mupapa ahita abwira Simoni ati Simoni, muri aka kanya gatoya dufite kuba twagenda, ati kuko turi gutinda. Iyi ni inkuru bari kutuganirira bakiri abana batoya. Ubwo ngubwo aba bana baratandukanye, ariko batandukana batabishaka. Papa wabo niwe ubyivanzemo, niwe utumye batandukana. Urabona yuko aba bana mu gutandukana kwabo hari ikibazo. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi, uraza kuba wasobanukirwa. Barakwereka uyu mwana ari mu modoka, Simoni arangije apepera Rusi. Bisa nkaho abo bana batandukanye kuba batabishaka, ahubwo ari kubw'ababyeyi babo. Gusa twabibonye yuko bongeye kubonana. Aba bana bahuye bakiri abana batoya cyane, bari bakiri abana batoya. Ubwo uyu mukobwa yasigaye ahangaha, ndetse ari kwitegereza agakufe bamuhaye nk'impano. Nuza gukurikira filime witonze uraza gusobanukirwa. Ubwo abangaba bombi nibyo bari kwibuka. Uyu mukobwa ahita yibuka, ahita avuga ati Simoni. Maze uyu musore ahita avuga ati Rusi, ati iminsi myinshi, ati nari ngutegereje, turongeye turahuye. Mwarimu wabo yaravuze ati bisa nkaho mwari muziranye ariko. Maze uyu musore aravuga ati iriya ni inshuti yanjye yo mu bwana, twabaye inshuti tukiri abana. Ukurikire. Maze mwarimu aravuga ati okay, ati ndabimenye, ati bibaye byiza rero kubera ko mugiye kwigana. Abangaba nanone barongeye barihuriye nyuma y'imyaka myinshi. Maze mwarimu ahita abwira Simoni ati rero ngaho genda wicare ku ntebe kimwe n'abandi banyeshuri. Ubwo uyu munyeshuri aravuga ati urakoze teacher. Barakwereka uyu munyeshuri yaje kwicarana n'abandi, ndetse uyu mukobwa Rusi ari kumwitegereza. Maze uyu musore aravuga ati Rusi, ati byiza kongera guhura nawe, ati imyaka yari ibaye myinshi, ati gusa nari ngutegereje. Maze uyu mukobwa aravuga ati nanjye nuko Simoni we. Abangaba batangiye kuganira bishimye. Ubwo mwarimu aravuga ati murakoze cyane rero, uyu munsi tugiye gukora egezami. Ubwo uyu mukobwa yumva biramubangamiye. Maze uyu mwarimu
aravuga ati ndabizi yuko bamwe muri mwe bibatunguye, ati ariko nta yandi mahitamo. Maze uyu mukobwa yari umunebwe shaho, aravuga ati sinzi niba ndibuze kubishobora, ati kuko ntabwo naje niteguye. Ukurikire, ubwo mwarimu yatangiye kubaha ibizami kugira ngo babashe kuba bakoreraho, buri wese amuha ikizami cye, ndetse n'uyu musore uje aka kanya nawe bamuhaye ikizami. Nyagasani, mwarimu yari gutanga ibizami yishimye yiturije, ari guseka. Ageze ku uyu mukobwa amuhereza ikizamini, arangije aramubwira ati ariko Rusi, bisa nkaho utishimye cyane, ni ukubera iki? Ati ngo bisa nkaho utishimiye iki kizami tugiye gukora, tikurana n'abandi banyeshuri. Maze uyu mukobwa aravuga ati meze neza mwarimu. Ati genda. Uyu musore we yararangarimo arabireba. Uyu mukobwa yitegereje mw'ibi bintu byose bamuhaye, mw'ibi bibazo, abona nta na kimwe arashobora. Arangije aravuga ati nta na kimwe ndibuze gushobora. Uyu muhungu nabyo arimo kubyitegereza, aravuga ati iyo tubwira kare tukabanza twiga, aravuga ati iyo aza kutubwira tukaba twabyiteguye. ubwo uyu mukobwa biramubangamira. Uyu musore arabibona, arangije aramuhamagara ati Rusi. Rusi aramwitegereza. Uyu musore aramubwira ati ntituba dufite igihe kirekire, ndaza kugufasha. Maze uyu mukobwa aravuga ati nta kibazo. Maze uyu musore aramubaza ati ariko umeze neza? Ati uze kumpa ikizami cyawe, abanyeshuri bose batari kureba ndaza kuba nagukorera. Maze uyu mukobwa aramubwira ati koko si? Uyu musore aravuga ati niko bimeze, ati ndaza kugufasha. Maze arangije aramubwira ati Simoni, urakoze cyane. Ubwo uyu mwarimu arababwira ati ubu tugiye kuba twatangira ikizami cyacu, ati kandi nizere yuko mumeze neza. Maze baravuga ati nta kibazo. Ngo barakwereka abo banyeshuri batangiye gukora ikizamini. Mwarimu atangira kubasobanurira, gusa mu by'amahirwe ako kanya inzogera yarasonye yo gutaha. Ukurikire, abo banyeshuri bahita bizingira udukayi twabo ngo bitahire, kubera ko igihe cyo gutaha cyari kigeze. Ubwo ngubwo mwarimu arangije arababwira ati rero iyi ngiyi tuyigize homework, ati ejo muzaze mwayikoze muyikorere mu rugo. Maze aba banyeshuri bavuga ati nta kibazo, ndetse na Rusi aravuga ati okay byiza cyane. Mwarimu arangije aravuga ati ubu ngubu mwataha. Ukurikire, ubwo abangaba abandi banyeshuri bahita bitahira. Abangaba bo batangira gusezera abandi banyeshuri, batangira kubabwira ati bayi. Abangaba basigara ahangaha. Uyu musore yakura Rusi, aramubwira ati Rusi tugende rwose tuze kuba twagenda. Ubwo abangaba nabo batangira guheka ibikapu. Uyu nguyu arangije aramubwira ati mpa ikiganza cyawe. Arangije amufata agatoki ku kandi bahita bigendera. Aka kantu ukibuke, hano hari undi utegereje ufite iki gifuti noneho kinini cyane kirenze izo babandi bari bafite. Hari n'abari kumufana bari kuvuga ati brother, uri buze kuba wabikora, uri buze kuba watahana umukunzi. Ati kandi noneho uyu munsi ntabwo ari buze kuba yakwanga. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Nakubwiye ngo iyi ni episode ya mbere, ndetse ntiwibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi, ndetse no mu zindi nkuru zitangaje, ndetse bizagufasha no kubona episode zindi zigiye zikurikira izi ngizi. Ahangaha hari abari bimereye neza bari kwigendera, gusa hano naho hari abategereje. Abangaba baje bari kwiganirira. Aramubwira ati Simoni, ati nge nari ngutegereje. Abangaba nabo barangije babona Rusi aciyeho, barangije baravuga ati ntabwo bishoboka. Ati ni gute yankora ibi bintu? Ubwo uyu musore yarababaye, arangije afata na cya gift yari yateguye agikandagiraho. Urabona yuko uyu musore afite n'akantu k'ifungo, bitewe nuko bari bazanye utugifuti dutoya, wakaba yazanye gift nini. Maze uyu musore aravuga ati mfite ikintu nkwiye gukora. Ati hari icyo nkwiye gukora, uriya mukobwa nkamwegukana. Abangaba nabo baravuga ati nta kibazo. Barakwereka hano muri resitora z'ikigo. Ukurikire, abangaba baje bari kwitemberera, maze baza bari kuvuga ati tugiye kuba twakigurira ice cream.
barakwereka hano feri ya mbere ku museriveri wo muri iyi resitora. Uyu musore arangiye aramubwira ati mumeze neza, ati dushaka kugira ngo ube wadukorera ice cream, ube waduseriva ice cream ukurikire. Maze uyu mukobwa araje aravuga ati Simon, ati nishimiye kuba nakongera guhura nawe rwose. Maze uyu mukobwa nako uyu musore aravuga ati ntugire ikibazo Rusi, ati ahubwo tujye kuba twaba twicaye ku ntebe ukurikire. Ubwo uyu nguyu umuseriveri nawe atangira kubakorera ice cream, aba ngaba nabo baza kwicara ku ntebe. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi, ntihagire akantu kaza kuba kagucika. Utarakanira subscribe biragoye yuko wazongera kubona utundi duce dukurikira izi ngizi. Aba ngaba baje kwicara hano ku ntebe ndetse batangira no gukora ya mikoro yabo, batangira gukora wa mukoro bamuhaye. Uyu mukobwa atangira kumaza akanagaki, umusore aza kumusobanurira, aza kumubwira akantu ku kandi. Maze uyu mukobwa aravuga ati akari kambereye ihurizo. Maze uyu mukobwa atangira kumubwira ati sinone ibi ngibi byo ni ibiki. Uyu musore nabyo aza kumusobanurira. Aba ngaba uko bari gusobanurirana batangiye kurebana gutya. Nyagasani, aba bantu harimo akantu hagati yabo, batangiye kurebana gutya nk'abantu bashaka gusomana. Nyagasani, ukurikire filime witonze. Ngubwo barangije bahita bibuka yuko bari muri resitora, barangije bihana akabanga. Ubwo uyu musore gusa yari kwitegereza uyu mukobwa akavuga ati ninjye waguyemo kabisa, ati naho abandi bose ni ukubesha. Barakwereka umuseriveri ntibwatinze yabazaniye ice cream, araje arababwira ati nimuryoherwe ukurikira akantu ku kandi. Ubwo ngubwo aba ngaba baramubwira ati urakoze cyane rwose. Maze uyu mukobwa araje aramubwira ati watangira ukaba warya, ukaba wajya ka ice cream, ati ni ukuri kw'Imana ryoherwa. Ubwo uyu mukobwa yatangiye kurya. Ubwo mu kurya k'uyu mukobwa uyu musore yari ari kumwitegereza. Uyu mukobwa ndetse n'uyu musore baje kwisangirira, gusa mu kurya k'uyu mukobwa yari ari kurya nabi ku buryo byagutera iseseme. Nyagasani, ubwo uyu musore gusa kubera ko yari ari mu rukundo nta kundi kuntu yari kubigenza. Yaramubwiye ati Rusi, ati kuri kubikora nabi, ati ushobora gukoresha kuri serviette kugira ngo ubashe kwikorera isuku. Uyu musore aza kubimukorera. Nyagasani, uyu musore uko ari kubimukorera, uyu mukobwa hari ukundi kuntu ari kwiyumva, hari ukundi kuntu ari kubibona, ndetse n'uyu musore akabona biratangaje. Barakwereka hano hari abahanyuze babona uko aba basore n'uyu musore n'uyu mukobwa bari kwisangirira ndetse nuko bemereye neza. Ukurikire filime witonze. Maze aba baza kwereka iki gihungu cya brada, baza kucyereka. Iki gihungu kirarakara kigiye kugenda, kirangije barakwereka cyakuyeho telefone, kirangije gihamagara umuntu, kiramubwira ati hello daddy, ati aka kanya nshaka kugira ngo ube uwanyishura amafaranga yanjye, ati kandi mw'iri joro, ati bitabaye ibyo ndaza kukurimbura. Ubwo bano basore bakomeza kwereka uyu musore aba bagenzi be, bakomeza kumwereka ati biriya bintu wabihagarika ukurikire. Ubwo aba ngaba nabo bagumye kwisangirira. Nyagasani, bagumye kwisangirira ice cream bimeraniye neza. Ubwo uyu mukobwa yareba uyu musore disi nawe akagwamo. Ukurikire filime witonze. Ubwo aba bakomeje gusangira, gusa uyu mukobwa ari aho ngaho yaje kumva yumva baramuhamagaye, yumva kuri telefone ye baramuhamagaye. Barakwereka bakimara kumuhamagara yaje kwitaba telefone, aravuga ati umeze ute daddy? Ubwo uyu mukobwa daddy we aramubwira ati rero aka kanya ndagukeneye mu rugo, ati kuko ntabwo ntekanye. Uyu mukobwa ahita avuga ati okay nta kibazo reka mpagere. Arangije ahita gusezera uyu musore, aramubwira ati ngiye mu rugo, ati tuzongere tubonane, ati kuko papa arankeneye, ati rero nahejo. Uyu mukobwa aza gupakira utwe twose. Ese uyu mukobwa ni ukubera iki bamuhamagaye?
ndetse papa we umuhamagaye akaba ariwe uriya musore nawe wahamagaye. Episode yacu nuko tuyisoje, tuzahurire muri episode ikurikira. Ndabashimiye.